nari mpetse umwana muto w'amezi 6 abo bose barapfuye nta numwe warokokeye ahantu murebe. Ubwo jewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa. Haraho nageze hariya mureba inka ziri umubyeyi wari undi ruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda kubita amabere mu gituza. Yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi. Ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi nabamo mazi ndanywa ndayahaga. Abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka 2 cyangwa 100 ngereranyije rwose nabeshye barengaga nk'abantu 200 bari benshi cyane. Ariko nkurikije abo nasanze bamaze kuruhamo urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru ntabwo ari baturoheraga hariya hano hagati hano hari ikintu kinjira mu ruzi nicyo badushizemo. Aya mazi mureba nayabayemo ndayanywa ndayahaga. Imana yo mu ijuru yatabaye yabaga mu ruhande rwanjye nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka nyabamo. Nta mwana n'umwe nongeye kubona uwo nari mpetse namaze umukecuru amaze kumunjishura umurambo we wanze kumva iruhande. Ngeraho numva n'umutima wanjye warakoraga numva mfite kumva ndavango Mana niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikura ahantu mbabarira uyu mwana munkize n'ubundi nanjye ntabwo murokora sindi bimvana ngo nje kumuhamba. Namaze kubivuga gutyo sinamenya aho umwana arengeye. Igihe cya jenoside kigeze twahungiye mu mashuri yo ku Ruyenzi. Tuhungira turi abantu benshi icyo bitaga abatutsi. Icyo gihe twahamaze iminsi 3. Umunsi wa 3 nibwo ibitero byaje, ariko ubwo bari batangiye kwica abantu. Mbere yo kugira ngo badusange mu mashuri hari umugabo wari utuye hakurya y'Ikigese bari bamaze kumwica. Bamaze kumwica ubwo nibwo twahungiye aho mu mashuri batubwiye bati baramwishe yitwaga Manuel. Ese harimo abaruguru na Gacaca, harimo abari batuye muri Rubumba, harimo abari batuye mu Rugazi, harimo n'abandi benshi bari baraje mu mpunzi tutazi. Intera hamwe zirakorana ari nyinshi cyane ngo bakumire hatagira abantu baca mu madirishya. Abandi bahagarara mu miryango y'amashuri ngo hatagira umuntu usohoka. Ubwo bakomeje guca mu mpunzi zaraturutse za Kigali za Bugesera hirya no hino bajya kujagajaga bashakisha abantu. Abantu rero bamaze kubabona ndabyibuka icyo gihe baragiye bazana umugabo witwaga Haguma Charire bamuzanana n'uwitwa Rwibasira Leopold. Baraza batugezemo uwitwa Haguma bamukubita inkota umusaya w'uruhande rumwe bawukuraho. Isaha 4 zarageze barabafata barabajyana babica mu musarane wa Kiliziya hariya ku Ruyenzi. Na n'iyi saha imirambo yabo ntabwo yigeze iboneka. Ngo twebwe rero baraduhagurukije baratubwira ngo batujyanye mu nzira y'ubusamo ngo muri Bisiniya ngo niho iwabo w'abatutsi. Twari duhetse abana, twari dufite abana bakuru, abo bose niko badushoreranye nabo. Ariko hagati aho hari umwana w'umuhungu w'umugabo witwa Murashi wari utuye hari haruguru aho batumaniwe kuri uyu musozi mureba. Uyu musozi wari uriho amabuye menshi cyane niho batumanuriye. Uwo mwana aravuga ati mwangiriye neza reka turinde uburyo ki uyu mwana namurenza yenda yazabaho ndamushyira mama. Garura avuga ati so twamubuze none wowe uracika ujya hehe. Yamukubise urushyi umwana aramugarura. Umwana arambwira ati mama
ndashaka ko kubaza umututsi ni igiki. Namubwiye ni mwana wanjye, umututsi ni ishusho Imana yaremye neza imurema uko ibishaka, ariko turimo kuzira amasura yacu, ntabwo nanjye nagusobanurira umututsi wari we, nanjye sinzi icyo turi cyo. Ubwo nuko nibwo badushoreye batumanura uyu musozi mureba, batumanura aha hantu kera bahitaga kwisenga habaga impyisi, batumanuyemo baraza batugejeje hariya haruguru naberekaga hari inzu y'umuhungu witwa Nepomuseni, akaba umuhungu wa Seruvumba. Ubwo bari muri ibyo bitero, ariko mbere yo kugira ngo batumanure hari haje ibitero birenga nka 5 biturutse impande zose tutazi, harimo abo tuzi n'abo tutazi. Nuko icyo gihe baratumanuye rero, bagenda batunyohaguza batubwira ngo nimuze tubajyane muri Bisini iwabo w'Abatutsi. Ariko igikomeye cyane, hari umugabo witwaga Silver Binyenzi wari utuye muri Rubumba, we yatubwira ngo ko mutarira ngo ntabwo muzi ko mugiye gupfa. Haramubwiye ngo ntabwo tubaririra kuko n'ubundi mutari budukize. Ngo twaramanutse uyu musozi mureba bawutumanura, tugeze hano kwa Nepomuseni hari abagore bari bateganyije ko bari bujye kubaviyora. Muri abo bagore nanjye nari ndimo. Twarahageze dusanga hari imodoka 2 zimaze kumena abantu muri Nyabarongo. Twamanutse uyu musozi tubareba, bavugije amafirimbi, abo hakurya za Mwendo bamanutse baje gukomera bakuka bava mu ruzi. Ubwo noneho twarahageze baraduhagarika, bavuga ngo nibarebe neza barimo kuroha Abahutu. Ubwo baraduhagaritse rero baratujonjora, batumanura aha hantu mureba tumanuka, baratuzana baturuha muri Nyabarongo mureba. Nagiyemo nari inshuro y'abana 6, nari impetse umwana muto y'amezi 6. Abo bose barapfuye nta n'umwe warokokeye aha hantu mureba. Ubwo jewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba, ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa. Haraho nageze hariya mureba inka ziri, umubyeyi wari undi ruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda kubita amabere mu gituza. Yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo, reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi. Ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi, nyabamo mazi ndanywa ndayahaga. Abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga 200 cyangwa 100, ngereranyije rwose nabeshye barengaga nk'abantu 200. Bari benshi cyane, ariko nkurikije abo nasanze bamaze kurohamo. Urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru, ntabwo ari aho baturoheraga. hariya hano hagati hano hari ikintu kinjira mu ruzi, nicyo badushyizemo. Aya mazi mureba nayabayemo ndayanywa ndayahaga. Imana yo mu ijuru yatabaye, yabaga mu ruhande rwanjye, nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka. Nyabamo nta mwana n'umwe nongeye kubona. Uwo nari impetse umukecuru amaze kumunjishura, umurambo we wanze kumva iruhande. Ngeraho numva umutima wanjye warakoraga, numva mfite kumva ndavuga ngo Mana niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikura ahantu, mbabarira uyu mwana munkize n'ubundi nanjye ntabwo murokora, sindi bimvana ngo njye kumuhamba. Namaze kubivuga gutyo sinamenya aho umwana arengeye. Amazi nyabama baturushye ko saa 4 za mu gitondo, nyararama nyirirwamo ndongera nyararama. Ubwo nabayemwo ntyo, nageze aho ngera hari ahantu mureba munsi ya Kigese hari ikigobe gikomeye cyane.
icyo kigobe nakibayemo amazi nyazungurukamo inshuro nk'eshatu amazi yanga kuntembana ngo ngende ndasenga ndavango Mana niba bishoboka ukaba ureba ari giye wikoreye ibyaha by'isi yose mbabarira unkureho kuko ndumva ndushye nari maze guhinda umushyitsi mwinshi cyane urenze urugero nari mfite umushyitsi ntazi ubwoko bwawo ubwo nibwo nagize ngiye kubona mbona ndongeye ndashumuye ndagiye amazi nageze igihe cya mu gicuku ntahwa n'umushyitsi mwinshi cyane mwinshi ariko maze kwitawa nawe ndavana Imana mfasha Imana yaramfashije nari mfite agatenge kamwe nari naraziritse igitenge kimwe nari naragiciye narakiziritse kari ibindi byose byari byagiye ntacyo nari nyambaye kereka ko gatenge konyine igihe cyarageze wa mushyitsi maze gufata ka gatenge nkirengejeho ndabango Mana kubera ko nabonye imirambo hakurya y'ahangaha ku nkombe nagendaga nyireba nabangaramyemo nkaba ndabireba ndeba uburyo abantu twapfuye nabi nabana Mana uzambabarira aka gatenge niyoroshe uzapfe meze narakomeje ndagenda nuko nakimiramije cya gitenge nta kuvuga ngo naragafashe ndagakomeza n'uwo mushyitsi nari mfite sinzi uburyo kinagiye kumva nari maze kurenga komine ya Butamwa namanutse ndeba hafi na Bugesera inyuma gato maze kuzenguruka hari aho mureba ziriya nka ziri navuye mu ruzi rwaranaze runjugunye umusozi rumaze kunjugunya umusozi aha kubera ko bari bagose hirya no hino ubona nta muntu n'umwe uri bubona hakubukira nibura ngo yiruke nagiye kubona ahangaha bari barahakikije ingiga z'ibisheke mbona baraje n'ingiga z'ibisheke nanjye nsubiramo ingazi ndagenda amazi aranjyana barankurikirana murabona kugira ngo abantu baturuka hariya aho ziriya nka ziri bangeze hariya munsi ya Kigese bandiho bashaka ko mpfa ariko kubera Imana yarabanyimye uruzi ruragumya ruranjyana aho rero nababwiraga nari ngeze muri icyo giti narayikuye cya gitenge fata cya giti maze kugifata nakigenderemo cyari cyaragabye amashami mu ruzi gutya kugenderamo ngera ubwo nduha kubera umushyitsi mwinshi nari mfite ndahindura njya muri cya giti kigendamo maze kunanirwa nicaramo hagati mu mashami yacyo yagumyemo hakurya yanjye naje gukebuka nk'uko wareba hariya mbona akana kegamye ku rukombe nkagira ngo nakange gahari muri abo bana bose twajyanye nta muntu n'umwe habe n'umurambo nari nkibona mu mazi ahari imirambo yose abantu bari bapfuye twajyanye bose bari bapfuye bahari imirambo yari yamaze kugera ikuzimu itarazamuka ni njye jyenyine wibonaga muri icyo gihe noneho ikintu cyatangaje n'ubu ngubu numva nshimira Imana yo mu ijuru aho nari ngeze aho amazi yankiriye muri icyo giti nta muntu n'umwe habe n'inyoni yavugaga kuko hari mu gicuku nagihamyemo nkibamo kugeza igihe numva naniriwe ndavuga ngo Mana ndambiwe kwicara muri iki giti reka mpaguruke narahagurutse ndagenda njya ku rukombe ngeze ku rukombe Imana yo mu ijuru yambanye muri ya mazi nagendanye nayo yarantabaye ngiye kumva numva ndashaka kwituma ubuhamya bukomeye muri aya mazi nashatse kwituma ndavuga ngo ese Mana yanjye ndituma iki mperuka kurya navuyemo ndagenda njya ku rukombe ndicara byabaye nko gufungura naritumye bimera nkaho ya rubine bafunze ifungutse nahamya kudatuza ndareka biragumya birisukanura kugeza igihe numvise bikama byamaze gukama numva ngize inzara muri iki ndavuga ngo se Mana yanjye ibyari bindimo kubinyutukuyemo none nkaba nshonje ndagaburirwa nande kureba igihugu cyacu z'umuborogo gusa nabwiye Imana ni Mana niba ubona nkwiye kurya ungaburire biturutse kuri wowe kuko ntaho ndi buhungire ubwo nasubiye muri cya giti nyagera numva umutima ntata kuvuga ngo ntuyiyahure
umenye ntusubiremo utiyahura umutima umpatambwira ngo ntusubiremo nasubiye inyuma ndagenda nkomeza inzira ngeze haruguru ndibaza ngo ubundi iki gihugu ngezemo ni icyaheye ndahagarara ndarangaguza naje gusubiza amaso inyuma kuko nari narenze hari za Butamwa namenutse pfo mbona amazu ya Butamwa kuko hari ku mwezi ndebye mbona Butamwa nibuka ko hari umubyeyi nari narabyaye mu batisimu yigeze kwahukana ndavuga ngo reka ngiye kumusura nasubiye inyuma nyo ndavuga ngo byanze bikunze bana mfashe mpagera nibura abanduhure banyice kuko ndabona ubuzima nta bundi mfite bwo kuzabaho namaze kugenda rero ngitambuka gato muri icyo kibaya cya Nyabarongo mpura n'abantu bashoreye abantu bagiye kwica ariko jewe nagiye mbasanga ngira ngo banduhure kuko numvaga bavuga ngo shango turamubonye twaramubuze ngo reka tugende tujye kumuroha noneho nanjye ngenda mbasanga ngo banjyanane nawe noneho bo bamaze gutambuka ngewe nkomeza urugendo sinibuka ko babantu bahitanye wa muntu ahubwo nkomeza urugendo nari meze nk'ikigoryi cyo gihe induru zavugaga mu matwi kubera imisenyi y'aya mazi mureba ntabwo nabashaga kumva neza ariko ayo majwi narayumvise noneho kubera no guta umutwe nakomeje urugendo ndagenda nageze aho ngera nsanga numva abantu baravuga ngenda mbasanga naho hari mu muhanda hariho bariyeri y'abasirikare nari nambaye ubusa kagatenge kari kajabamye ubwo rero nakazamuye nkifubitse hasi umubiri wose wari wambaye ubusa busa ko navuye mu ndadapta niko nari imeze uvanye hako nari nkinze mu bitugu gusa ndagenda ngeze aho kuri bariyeri mbona n'abasirikare nagiye negera umusirikare umwe ndamubwira nti wo kabyara wambabari ukanduhura ko naniwe tuwanyishe umusirikare anyitegereza arambwira ngo mve imbere w'intera umwaka muri iri joro namubwira ntabwo ndi umuteramwaka ntabwo abateramwaka nabari mu kwica abandi babahuruza aranyitegereza aramirika amiritse mugenzi we aramubwira ati sigaho reba uwo muntu ukuntu ameze uratinyuka kwica umuntu umeze utya mureke urwapfuye rurahagije ubwo mugenzi we yaramfashe amfata ukuboko amvana nkangeza nk'ari inka ziri arambwira ngo genda urorongotane ugende ujye kuryama mu ntoki hari uzapfiremo ariko biza kudutera umwaka ubwo yigiye imbere gato arambwira ngo mama ngo mbabarira ungirire impuhwe ushakisha uburyo wajya mu baturage yenda ntubura umuturage ukugirira neza ati hari abantu barimo kuva mu ruzi burugumesitiri w'Ubutamwa arimo kurengera abantu bavuye mu ruzi yenda nawe wazarokoka ndavuga nti wa mugabo we urangirira impuhwe kubera iki urangirira impuhwe se ngo nzabeho ibibondo byanjye byose ko babyishe babimaze njye urangirira impuhwe ziki nduhura aranga ngo nakomeje kurorongotana nza kugera kuri rwa rugo mpageze ndahamagara hari mu gicuku benda gucya mu masaha 9 umubyeyi arambaza ngo ese uravaye yaranyobewe kubera ko nari nahindutse umusenyi ubu narahiye kongera gutereka umusatsi sinzi impamvu umusatsi wanjye ungana utya nari narahiye byamaze igihe kinini cyane umusatsi wanjye wuzuye umusenyi mureba ubwo umukecuru yaranyobewe amaze kunyoberwa asubira mu nzu noneho njye ndavuga ngo mana yo mu ijuru se koko ni iki nacumuye cyatuma mfura urupfu koko wambabariye nanjye nkabona unduhura nanjye nkaruhuka nk'uko abandi bose baruhutse umukecuru yageze mu muryango aragaruka yumvise ijwi nari nanasaraye kubera amazi nagumije kunywa arangije aramgaruka arambwira ngo mbese nguri nyina wa Nyiransengimana ndamubwira nti ndiwe arambwira ngo mbabarira ngo nakwireba ngo wahindanye ngo ntabwo uri umuntu wo kurebwa ubwo yamfashe ukuboko anshyira mu nzu ye aragenda ajya gushisha amazi ngo anyuhagire uru ruzi mureba rwari rwarabaye umunyererwe rwari umunyererwe imibiri y'abantu yari yarahinduye uruzi umunyererwe umukecuru yagize ngo arazana amazi ngo anyuhagire isabune yayinkozaho igatara kikagwa nk'ariya akanga agafata imyenda agakuba akavuga ati reka ukarabe urebe ko waryama nibura uruhukeho gato umukecuru biramunanira bigeze arambwira ati haguruka wigire mu nzu ubwo abana be bari bagiye kwica nasanze ntabahari ariko baraje
basanga ndahari ndabwa munduhure mumbabarire munduhure kuko nari nkumiyahuze ni munduhure kuko jewe ndarushye cyane barambwa bati mama ntabwo tukwica tugize umudushimani yakutuzaniye nubwo uraba tuvuye kwica ariko ntabwo tukwica ubwo barambwiye ngo twebwe nituramuka tuguhisha ahantu tukaguhisha bakazakubona bazatwicana nawe reka tugende tujye kubwira intera hamwe tuvuge yuko twabonye umuntu uvuye mu ruzi ngo ariko nibagera uvuge kuri umuhutu ndabwa ntabyo mvuga mukora icyo mushaka ahubwo ndashaka kunduhura none aho narinde numvaga amarira abana bampamagara nkumva jewe amarira y'abana none nkamugane mbabarira tumanuke tujye ku ruzi abana banyu barimo barampamagara ubwo barambwiraga bati ntabo bapfuye byarangiye wikwirirwa uvunika tuza wowe tugiye kubabwira wowe uvuge kuri umuhutu ngenda babwira ntabwo nzabivuga isaha n'isegonda ndumva nifuza uwanduhura ubwo igihe cyarageze turakeye mu gitondo baragenda bajya guhamagara uwo muntu abo izo ntera hamwe babibwira burugumesitiri azana nabo burugumesitiri wari uriho yitwaga Twagira Yesu Imana izamuha umugisha utagabanyije nubwo bamwishe ariko Imana izamwibukira neza yakoze yatabaye benshi muri Nyabarongo bavuyemo ariko umwana w'umuhungu wavagamo ntabwo bamuhaga amahoro umwana w'umuhungu yavagamo bakamwica kereka abantu b'abagore nibo bagiye barokoka nibo bagiye ashyiraho uburinzi babaho ariko babicaga mu buryo nawe atabishaka ubwo rero nabaye aho ngaho ko umubyeyi mparindirwa nnyo igihe cyarageze turahunga bari barangize nk'uwabo barangize ngo ndi umuhutukazi ariko jewe nkegera intera ntabwo ndi umuhutukazi ndi umututsi rwose unkundiye wanduhura kuko singishaka kubaho muri iyi si ariko ntibyabayeho wari umugambi w'Imana mu buzima bwanjye nari nturiye Nyabarongo amazi twakoreshaga yavaga irunda hariya kuri komine aho hacyari komine icyo gihe ariko yabaga yakamye twazaga kuvomera Nyabarongo ntabwo nigeze nari nyinisha no kuyakaraba twarahingaga amadivana atarahinga ibisheke tugahingaho ibishyimbo tugahingaho ibijumba tugahingaho ibintu byose ntabwo nari nazamuka nibura ngo manuke mpagaraha ku mwaro nibura mfata amazi nyakarabe sinigeze nyinisha koga bibaho ntabwo byigeze bimbaho na rimwe nagiyemo gusa ari umugambi w'intera hamwe zagambiriye gukora ari ikintu bagambiriye kwicisha abanyarwanda ngo niho iwabo ngo ni inzira ijyana abantu ngo muri Biseniya niho iwabo w'abatutsi ntabwo nari narigeze nkinisha gukaraba amazi ya Nyabarongo nayakarabaga bayamvomeye nebutse natashye byantangaje cyane aho bambwira ko hari umwana wacu wa gatatu muri abana batandatu bishe baroshye aha hantu umwana wa gatatu aya mazi yajyagamo ngo akavamo baje kubinyigambira umwana ngo avuyemo bwa mbere baramugarura mushyiramo yasubizwe n'uwitwa Marusongo wo haruguru kwa Rushishi umwana ngo aramugarura mushyiramo amaze kumusubizamo umwana ngo arongera avamo arazamuka bambwira ko ngo yashubijwemo n'uwitwa Nduruma ubwa gatatu azamutse abonye umuhungu witwa Ntahondereye wa Kanyabuganza wabo twahoraga tubana nabo barwana tukagirana dukiranura tugira dute umwana amubonye yumva yishimiye ko amubonye hari yumva ko ari umukize ngarazamutse umwana yitwaga Niyosenga mwamuhamagaye ati Ntahondereye nge ndoga nkavamo najyanye na mama namubuze ariko babarungire ka mama Ntahondereye ntiyakoze ubutabazi nk'uko nahoraga ntabari wabo ahubwo we ngo yaramubwiye ati ngwino njye kumukwereka amanuka mu mupanga nibuye yakuye muri aya matare mureba dore aho batumanuraga naho amanura amabuye araza ngo amukubita umupanga mu mugongo amugerekaho ibuye umwana ntiyongeye kuzikuka no kundi urumva cyari igikorwa kibi cy'ubugizi bwa nabi bari bafite kwica urubozo bigezaho kandi umuntu mwarabanaga mwarasangiraga akabisi n'agahiye yagiraga ingorane ukamuhurura ariko ntakugirire impuhwe ni igikorwa kibi bari bagambiriye rero ubutumwa naho abantu bakoze jenoside ni abantu bakoze ikintu cyaha gikomeye cyane cy'indengakamere ni abantu
bavukije abanyarwanda uburenganzira babaziza uko bavutse, ari abantu bafite umutima w'imbabazi n'impuhwe, bakabaye hafi yacu bakaza kudusaba imbabazi. Ariko jyewe hariho n'abashibashije no bateye intambwe babasha no kuza imbere yanjye baza kunsaba imbabazi. Kiriya gihe bafunguraga interahamwe cyane, babashije gutera intambwe ababo kuri uyu musozi hajemo 2, hirya nanone hazamwe abandi 3 bari bafunguye bavuye Kabgayi, bavuye Gitarama, baza kunsaba imbabazi bamfukamira bambwira ngo nimbababarire. Nanjye natekereje nkomeje ndebye uburyo ukuboko kw'Imana naboneye aha muri aya mazi, ntekereza uburyo Imana yakoze ibikomeye, ntekereje nibagiwe kubibabwira aho nageze hahandi njya kujya muri cya giti, nageze ikuzimu hasi iyo gihera hasi hano, njyamamo ngaramye ndabireba ntya n'amaso yanjye n'ubu ndabireba. Noneho muri ya mazi hagati nagiye kubona mbonamo ukuboko k'umugabo yari yambaye imyenda yera, abana bari bamukikije impande 3 hano ku ruhande, niba ari ikimenyetso Imana yanyerekaga ko yamaze kubashyikira simbizi. Ariko jye maze kubikurura, maze no gusenga, maze kumenya Imana, maze kugarura ubwenge, ngize mu mbere yo gusenga naje gutekereza nsanga Imana yanyerekaga ko abamarayika bayo yamaze kubashyikira. None icyo gihe nagiye kubona mbona barimo barandembuza, nkabona uwo mugabo arimo arandembuza muri aya mazi. Noneho jye nazamukanye imbaraga nyinshi cyane, numva mubwira, nazamutse umutima wanjye numva nsa n'uvuga, kuko ntabashaka kuvuga aya mazi nameraga iyo yinjiraga, ariko umutima wanjye numva kuvuga ngo nunsiga nakubonye uri Imana. Ngeze hejuru wa mugabo ndamubura, ikintu cyahakorewe cyane gituma mbabarira. Icyo gihe sinongeye gucubamamo ngo nirukanke, nagiye nirukamo, nagiye ngendesha amaguru, nagiye mvuduka nk'indege, nari mfite umuvuduko uteye ubwoba. Ariko icyo gihe kwa kuboko kw'Imana amaze kubona muri aya mazi, hejuru mu mazi mpinduka nk'intumbi buryo yamaze gushiramo umwuka ntabwo isubira gucubama, ahubwo irareremba hejuru. Nanjye niko nagiye muri ayo mazi kugeza igihe nagiriye muri cya giti. Iyo mbikuruye rero ngakurura iyo neza y'Imana yanyiyeretse muri aya mazi, byatumye ngira impuhwe n'ababarira. Baraje bashuriranye, baraza ndabababarira, ndababwira ngo namwe ibyo mwakoraga sibyo. Ariko ikintu nabasabye nababwiye ngo muzambabare munyereke umuntu wanshubije umwana mu mazi, mumubwire azaza nansabe n'imbabazi nzazimuha. Ariko yanze kuzana n'uyu munsi dore n'ubucukura umucanga hano haruguru aho batumanuye, bamaze kubimbwira. Niba uri mu gucukura umucanga hatumanukira tuza hano. Rero bakaje bakegera abo bagiriye nabi, bakaza bagasaba imbabazi tukazibaha, kandi bakatugaragariza n'imirambo ya benshi itaboneka iri hirya no hino twabuze, tukayishingura mu cyubahiro. Bakaje bakadufasha gutanga ubuhamya nk'ubu duhagaze aha kuri Nyabarongo, bakavuga amarorerwa bahakoreye. Ntitujye tumeneka umutwe duta umutwe twenyine kandi bigaramiye hano mu ngo zabo. Cyo ni ikintu natwe dusaba leta y'ubumwe muzakibashishikarize, bajye baza bahagarara aha hantu nabo bavuge ibyo bakoze. Nashishikariza rero urubyiruko ruri hanze, Imana yagiye isigaza n'abandi bari mu kubyiruka ko batakwivanga mu ngeso mbi nk'izo base bakoze cyangwa basekuruza cyangwa base wabo, ahubwo bakagendera mu muco nyarwanda, bakagira urukundo, bakirinda icyatuma bajya gukora ibintu by'amarorerwa nk'aya yabaye mu gihugu. Ndasaba leta y'ubumwe cyane cyane nk'uko nanjye mbisabira abandi, izabe hafi y'abana bari mu mashuri. Nibashaka bajye baduhamagara tugende dutanga ubuhamya mu mashuri, ariko abana bakure bumva ikintu cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyo kuzongera n'ukundi.